turatangiye tutangiranye n'abandi na truth&direre.com. ndakeka si ubwa mbere mu babonye hamwe nanjye Didier Manirakiza mbasuhuza turu ry'Imana. Ese mwari muri amahoro? Katurebe uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba amateka y'itorero. Ese itorero ryabayeho rite? Itorero ryakomotse hehe? Satani yaryinjiye mate? Kanze turebe. In order to understand the many lies that have been given to us over time, utagiye utubwira ngo kugira ngo dusobanukirwe ibinyoma byinshi byaduhawe mu bihe, we must be educated on the truth. ngo tugomba kwigishwa A main kukuri. part of my ministry is to educate so that lies can be truly seen and bondage be broken. Aravuga ngo igice kinini kigize umurimo wanjye nahamagariwe ministry ngo ni ukwigisha abantu kugira ngo ikinyoma kigaragare maze ububata bucike. Many people are against Christianity for many reasons. Aravuga ngo abantu benshi usanga barwanya ubukiristo kubwimpamvu nyishi. But one of the biggest reasons is Ariko they imwe don't mu understand nkuru the history behind it. nuko baba batazi amateka ari inyuma yabwo. Ubukristo bese bwakomotse nuko baba batabizi. So my next series of videos will be educating my viewers on the history of religion. Aravuga ngo noneho kubwiyo mpamvu video yindi iri buze gukurikiraho ndaba nigisha ku bantu bankurikiye viewers amateka y'itorero. In an effort to keep the time down, it's just a summary, so if there's something left out or that you don't understand, please leave it in the comments and I'll try to answer it if I can. Aravuga ngo rero ngo kubw'umuhate wo gucunguza uburyo umwete iyi video iraza kuba nka summary cyangwa se incamake. Ubwo rero hagize igisigara ukumva ntabwo nakivuzeho wakigaragaza hasi muri comment akazakivugaho ubutaha mu yindi video. Let's begin. Kadutangire. To begin to understand, we need to start with the beginning of major beliefs. Aravuga ngo kugira ngo dutangire kumva birasaba ngo dutangire ku myizerere shingiro, major beliefs. This brings us to Mesopotamia, also known as ancient Babylon. Ibi birahita bitujyana i Mesopotamia nanone izwi nka Babuloni ya kera. You see, most people that talk against Christianity, most of the time will tell you that Christianity stole their beliefs from ancient Egypt. Aravuga ngo kenshi abantu bavuga barwanya ubukristo bakubwira yuko ubukristo bwibye imyizerere yabwo mu Misiri. Ubwo wahita ubyumva igihe Abisiraheli bari mu bubata imyaka magana ngahe 430. When anyone says this, it shows a clear lack of understanding of the truth and historic fact. Iyo umuntu avuze bene ibi bihita bigaragaza yuko nta kintu azi mu byerekeye n'amateka iby'amateka agaragaza, mbese haba hari ikintu ari kubura. First, the Christianity they're referring to is not Christianity, but Roman Catholicism. Icyambere muri ibyo bintu bari kubura nuko ubukristo bari kuvuga ubwo ntabwo ari ubukristo ahubwo ni ubukatolike bw'i Roma. Two very different things that historic record and simple understanding of doctrine easily proves. Aravuga ngo icya kabiri ibi rwose ni ibintu bibiri bitandukanye byo amateka yo yonyine yagaragaza ngo ndetse nanone n'inyigisho nkeya zidakeneye kujya mu bintu byimbitse z'ubwabyo byahita bibinyomoza ibyo baba bavuga. Now for those with extensive knowledge, let me just point out that I understand we can go further with all this, all the way to Cain and Abel and the mark of Cain. Aravuga ngo kuri abo bafite ubwenge bwagutse kuri ibi bintu ureka numve yuko dushobora kuba twagenda tukageza kuri Gahini na Abeli ndetse n'ikimenyetso cyashyizwe kuri Gahini. Ariko this video is a brief synopsis like I said earlier. Ngiyi video iraba ari incamake nkuko nabivuze kare, ubwo ntabwo ari bwirwa agera kure iyo hose. My goal of the video is to give a basis and foundation in which anyone else that wants to understand can build from. Aravuga ngo intumbero y'iyi video ni ukugira ngo ntange ubumenyi bw'ibanze ndetse n'urufatiro kugira ngo buri umwe wese ushaka kumva abe yarukubakiraho urwo rufatiro. So this foundation starts post-flood in the first known civilization, Mesopotamia. Aravuga ngo uru rufatiro rwatangiye hanyuma y'umwuzure kuri civilization yamenyekanye bwa mbere izwi nka Mesopotamia. The mystery religion of ancient Babylon is the beginning of paganism. Aravuga ngo idini ry'amayoberane ry'i Babuloni iyo yari intangiriro y'ubupagani. This period begins after the great flood that destroyed man. Aravuga ngo iki gihe cyatangiye nyuma y'umwuzure uhambaye igihe warimburaga abantu. The mystery religion has been told many different stories. Aravuga ngo idini ry'amayoberane ngo ryavuzwe inkuru nyinshi cyane zitandukanye. Many millenniums. Mu myaka ibinyagihumbi byinshi. Aravuga ngo iryo dini rifite amazina menshi ndetse n'imana nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko nyamara mu kuri nuko zose ari imana zimwe. Different cultures, different times, different languages, but all the same story, figures and structure. Ziri mu mico itandukanye mu bihe bigiye bitandukanye mu ndimi zitandukanye ngariko uko zubakitse n'imiterere yazo
birahuye byose. This is one reason why people try to include Christianity into this. Ngiyo nimwe mu mpamvu ya mbere ituma abantu nabo bashaka gukubira ubukristo muri ibi bintu bugatekereza ko nabwo ari bene ubwo kandi atari byo. Ikibazo nuko hari amakuru y'ingenzi baba bari kubura. Now to clarify and explain in the simplest of terms what the mystery religion of Babylon is. Noneho kugira ngo mbigaragaze nanasobanure mu buryo bworoheje cyane icyo itorero ry'Ibabuloni ry'iyoberane icyo ari cyo. It's simply polytheism and or paganism. Ngo ni polytheism ndetse cyangwa paganism and or. Polytheism ni imyizere yo kwizera mu mana nyishi, na paganism ubwo ni ubupagane, byo birumvikana. You've heard this in school. Ngibi bya polytheism ko bikosa byumvishe ku ishuri. Polytheism is a belief in many gods. Ngo polytheism ni imyizere yo kwizera mu mana nyishi cyane. The true knowledge of the goal of these gods was only given to the few. Aravuga ngo ubwenge bw'izo mana ugasanga buhabwa abantu bake. These people were the high priest and priestess that passed down the religions. Abo bakaba ari abatambyi n'abatambyikazi bakuru bagenda nabo bahereza ku yandi matorero uko bagiye gucyo. They require the sacrifice to the gods. Ugasanga bagenda basaba ibitambo by'izo mana zabo. And they were the only ones able to commune with the gods. Bo akaba ari bo bonyine basha guhura n'Imana. Mbese ubwo bigize abahuza b'Imana zabo n'abantu. They held the secret knowledge which gave them power over the ones who did not have the knowledge. Ngusanga barahawe ubwenge bw'ibanga ubwo bukabahesha ubutware bwo gutwara abo batabufite. If someone knew about the sun and when an eclipse would occur, they would seem as if they can control it. The people would then worship and follow that man. Ngo yaharamutse hari umuntu uzi iby'izuba n'igihe ubwira kabiri buzabera, ngo yigira nkaho yabasha kurigenzura, bityo abantu bagatangira bakamusenga ndetse bakanamuyoboka. This is a simple explanation, but you should get the point from it. Ngo ubu n'ubusobanuro bworoheje ariko ukwiye kugira icyo ukuramo. In polytheism, in most cultures, you will see the same structure. Aravuga ngo polytheism mu mico myinshi cyane uzasanga yubakitse mu buryo bumwe, same structure. One man who was God, one virgin woman who was the mother of God, and a son of the mother who was impregnated from the male god. Aravuga ngo uzasanga bimeze ngo umugabo w'Imana n'umugore w'isugi watewe inda n'Imana ndetse n'umwana wabyawe n'iyo mana. There's Father God, Mother God, Imana and the Son ngabo, of God. Imana ngore ndetse n'Imana umwana. And this is what paganism is. Dore iki nibwo bupagane. Ntibazajya bavuga ngo uri umupagane, bazajya bavuga ngo usenga Imana yo mu butatu bwayo harimo n'umugore. Nicyo bazaba bavuze. It always follows this structure. And this story started in Mesopotamia. Ngo kandi bene iyo nkuru yatangiriye i Mesopotamiya. Ancient Babylon. Babuloni ya kera, murayizi. Dore inkuru ngiyi. Let me just mention that this record is not just supported through the Bible. Aravuga ngo reka mbabwire yuko ibi ngiye kuvuga Bibiliya itabigaragaza, which only covers it very basically. Ngo kuko yo igaragaza agace gatoya ibyibanze. But comes from the very foundation of Freemasonry and many other books. Aravuga ngo iyi nkuru iva mu bitabo fatizo by'abafrimaso ndetse n'ibitabo bindi bigiye bitandukanye. The difference between me and the majority of naysayers, I will cite sources. Aravuga ngo itandukaniro ryanjye n'abandi bavuga bashaka guhakana ba naysayers ngo nuko ngende buzi kugaragaza hano nagiye mbikura sources. You'll see a list of them in the description below. Ngo so anyone who discredits this information, ngo nujya hasi mu gasanduku k'ubusobanuro urazisangamo izo list ubwo hano nagiye mbikura urahasangamo. Please make sure you do the same and cite your sources. Aravuga ngo umuntu wese urashaka guhakana ibi ngibi nawe amenye neza ko akoze be nibyo agaragaza ibyo bihakanisha ahantu yabikuye. After the flood, it was Noah's family chosen to repopulate the earth. Aravuga ngo nyuma y'umwuzure hari umuryango wa Nowa watoranijwe kugira ngo uzuzure isi. He had 3 sons. Yari afite abahungu batatu. Japheth and Ham. Shemu na Yafeti ndetse na Hamu. Paganism comes from the line of Ham. Aravuga ngo inkuru y'ubupagane yaje uvuye mu gisekuru cya Hamu. Noah's grandson Cush came from the line of Ham. Aravuga ngo umwuzukuru wa Nowa witwa Kushi yaje akomotse mu rubyaro rwa Hamu. He did the complete opposite of what God commanded. Ngo yakoze ibitandukanye kure n'ibyo Imana yari yategetse. God commanded them to flourish the earth and worship him. Cush Imana yari yategetse ngo bagende huzura isi ndetse bayisenge. Became a leader though, bringing people all together to live under him. Ngo Kushi yaje kuba umuyobozi ndetse abasha kwikusanyiriza abantu ngo abayobore.
You can see the lines of Ham, Shem, and Japheth in Genesis chapter 10. aravuga ngo wabasha kubona urubyaro rwa Hamu, rwa Yafeti ndetse n'urwa Shemu mu tangiriro ibice 10. Aho ngaho wabisangamo neza cyane. You see, a lot of times when reading the Bible, we can often skip over this information. Aravuga ngo kenshi iyo turi gusoma Bibiliya usanga bene aya makuru ari kuvuga ku ruhererekane rw'urubyaro rw'abantu tujya tuyasimbuka. But to understand things, you must follow the bloodlines. Kandi nyamara kugira ngo wumve ibintu ugomba gukurikirana urukurikirane ibisekuru. That's why it's given to us. Niyo mpamvu biba byaduhawe. Dusubire ku nkuru. Cush promoted pure rebellion against God. Kushi ngo yayoboye kwigomeka kuzuye kutavangiye ku Mana, leading to the creation and building of the Tower of Babel. Ibyo biyobora kujya kubaka iki? Umunara w'i Babeli. They wanted to ascend into heaven and defeat God. Ngo bagiraga ngo bazamuke bajye mu ijuru ngo bajye kunesha Imana, kuyinesha ikimenyekera. They wanted to build a structure that if Yahweh ever decided to flood the earth again, they would be able to live through it. Ngo bagiraga ngo bubake ikintu ngo kugira ngo Imana niyakwanzura kongera kurimbuza abantu mwuzure bazagicikiremo bazahungiremo. They all spoke in one language and decided rather than move away from each other, they could build a kingdom for their own dominion to challenge God. Baravuga ngo icyo gihe bavugaga ururimi rumwe, noneho baribwira bati aho kugira ngo batatanire hirya ku isi kure, ahubwo biyubakira ubwami ngo barebane n'Imana, challenge God, ngo barebane n'Imana. The Tower of Babel was a very important symbol in the occult world. Aravuga ngo umunara w'i Babeli cyari ikimenyetso gikomeye mu isi y'ubupfumu. It illustrates rebellion against God and masculinity. Ngo kuko yagaragazaga kwigomeka ku Mana ndetse na masculinity yayo. Masculinity ni ukuvuga uko wumva Imana imeze nk'umugabo. Ngo icyo kintu nacyo bashakaga kurebana nacyo. Kurebana nacyo ubwo bagomba kugira iki? Bagombaga kugaragaza ko hariho Imana y'umugore. Masculinity igomba guhanganwa na femininity. Ubugabo ubugore. Cyose masculine feminine ibyo birumvikana. They all look the same, hence the erect building. Aravuga ngo bene iyi minara ngo usanga keshi isa aba ari iminara ihagaze. Example of this would be an obelisk. Aravuga ngo urugero rwaba nka obelisk, like the Washington Monument. Mbese nka Washington Monument cyangwa se monument ya Washington ni nk'urwibutso uri ku Washington, urwibutso. The Bible does not explain in detail what was going on with Cush and his followers. Aravuga ngo Bibiliya ntisobanura ku buryo bwimbitse ibyabaye kuri Kushi n'abayoboke be. All that we know is that he was rebellious and led people to be rebellious as well by building the Tower of Babel. Icyo tuzi nuko yari umwigomeke ndetse ayobora n'ababigomeke kujya kubaka umunara w'i Babeli. God came down and saw what it was they were doing. Imana imanutse kujya kuri ibyo bari barimo bakora. He was not happy. He decided to confuse their languages that no one could understand what either was saying. Ihita yanzura kuvanga indimi zabo kugira ngo atagira undi wumva mugenzi we kugira batasubira kumvikana. They were not able to communicate with each other. Ibabasha kuguma kuvugana. Kubaka umunara birahagarara. God confused their language, creating the name Babel. Imana yavanze indimi zabo bita birema izina Babeli. Cush was disgraced. Kushi ahita kutikuzo, icyubahiro arakibura kuko abantu bari bamaze gutandukana nyine batabasha kuguma kuvugana. Ubwo abantu yarababuze. So far what you should have gained from this. Aravuga ngaho tugereje ibyo kuye kumaze kumenya. After the flood, nyuma y'umwuzure, three lines, Shem, Ham and Japheth. Hariho abantu batatu, Shem, Ham na Yafeti, urwo n'urubyaro rwa Nowa. We know that Shem's line came to be the line of Israel, King David and Jesus. Aravuga ngo urubyaro rwa Shemu nirwo rwaje gukomokamo Abisiraheli, umwami Dawidi, gukomeza ukagera ku mwami Yesu Kristo umwami wacu. Hallelujah. We know that from the line of Ham, the rebellion against God began. Ngo none icyo tuzi twamenye yuko mu rubyaro rwa Hamu ariho kwigomeka ku Mana byatangiye. Mwumvisha aho byahereye. Now after Cush, there was Nimrod. Ngo nyuma ya Kushi hahise hazaho Nimurode. Umwibuke Kushi yari amaze kugira ute gutikuzo. Ngo nyuma ye haje Nimurode gucumburiraho yara Cush's son. Umwana wa Kushi. Nimurode ni umwana wa Kushi. Was a very powerful hunter. Ngo Nimurode yari umuhigi ukomeye. Aho mubibona nanone mu itangiro mu bice 10 ku murongo wa 8 wakomeza no mu gihe cya 11. Urabibona. He was mighty. He was also very determined to finish the plan his father started. Ngo
we yari umunyamaboko ngo kandi yari yamaramaje gusoza umugambi wose yari yatangije. Uwe mugambi wo kwigomeka ku Mana. Hey, He conquered all animals and then men. we yanejeje abantu n'inyamaswa. Nuko He became leader of the Assyrian Babylonian Empire. ahita aza kuba umuyobozi wa Asiriya cyangwa se ubwami bwa Babuloni. Nimrod is the beginning of all the stories that have been passed down over the time. Aravuga ngo Nimurode niwe ntangiriro y'inkuru zose zagiye zihanahanwa kugeza na n'ubu, About the gods that everyone refers to when denouncing Christianity. zivuga ku Mana umuntu wese yavuga ari hakana ubukiristo. Uhakanye ubukristo Imana bari kuvuga ziragenda zigashira kwa Nimurode. His story has developed and transformed him into a god. Ngo amateka yarabanje atera imbere kugeza ubwo ahinduye umuntu mw'Imana. Wari Nimurode abimana, ubwo nicyo ashaka It kuvuga. all starts with him. Nuwo byatangiranye Following the nawe. occult will lead back to him, but still goes further back to Cain. Ngo iyo ukurikiranye ubupfumu aho bwahereye uzasanga buri kugusha kuri Nimurode, usibye ko bunarenga bukageza kuri Gahini. Either way, it's his story that must be understood to understand what the minds of pagans believe. Ngo ariko ni inkuru ya Nimurode ugomba gusobanukirwa kugira ngo usobanukirwe imyizerere y'abapagani. Nimrod communicated with the spirit world, which guided him to complete great accomplishments like the Tower of Babel. Ngo Nimurode yavuganaga n'umwuka w'isi, ubwo n'umwuka mubi w'isi, ngo wamuyoboye kuzuza umugambi ukomeye nk'uwo kubaka umunara w'i He Babeli. obtained occult knowledge that gave him power over their people. Ngo yari yarahawe ubwenge bw'ubupfumu ubwatumye abasha kugira ubutware ku bantu be. Nimrod started the first world government. Ngo Nimurode niwe watangiye guverinema imwe y'isi. Yego we, ni ukuvuga ngo iyi guverinema imwe y'isi iri gushaka kuza iyo bita New World Order, ni Nimurode wayitangije icyo gihe. Ndirikubura ibya Nimurode. Where they all practiced the same religion and were governed under him. Mw'isi aho abantu bose basengaga idini rimwe rikaba ryari riyobowe na Nimurode. They performed human sacrifices and he was in control. Batangaga ibitambo by'abantu. Yesu we, ubwo nirikuza nuko bizagenda. Ngo kandi wasangaga ari buri kubugenzuzi. They worshipped him as God. Baramusengaga nk'Imana. Ngo kubera iki? Kubera ko yari wa wundi gushaka guhangana n'Imana. Imana yawe. Nimrod found rebellion only from his uncle Shem, Noah's other son. Ngo Nimurode yabashije kubona umuntu umuhangamura cyangwa se umwigomekaho umwe gusa. Inde? Se wabo Shemu. Ni se wabo ninde? Anko. Kuko Shemu yari mukuru wa se ubyara Nimurode. Yari mukuru wa sogokuru we. Ubwo rero ndumva yari sogokuru wabo. Yari sogokuru wabo. Kuko yari mukuru wa Hamu ubyara Kushi. Kushi akabyara Nimurode. Urumva yari sogokuru wabo. Ibintu by'amasano ntibyoroshye. Shem abhorred the abominations that Nimrod and Cush had done. Ngo Shemu yanze ikizira Nimurode yari yakoze. Shem followed the commands of God. Shemu yakurikije itegeko ry'Imana. And killed Nimrod. We n'abandi bantu b'abagambanyi barabanza barapanga bica Nimurode wari wigize akarakajyaye. More than just killed Nimrod, they cut him up in pieces and sent the pieces to all the different cities that were under Nimrod's rule. Birenze kwica Nimurode barabanje bamucamo ibicece babyohereza mu duce tugiye dutandukanye twari turi munsi y'ubuyobozi bwa Nimurode. Shem did this to show that Nimrod was not a god and for the people to stop what they were doing and start worshiping and obeying the God of his father Noah. Aravuga ngo Shemu yagize ibi ngo kugira ngo agaragarize abantu yuko Nimurode atari Imana, nuko barekera ibyo bari barimo batangire bubahe ndetse basenge Imana ya se Noah, ubwo ni Imana nyakuri. Hallelujah, Imana yacu. His followers were nervous and frightened. It was obvious that Nimrod was not a god. Abayoboke barababaye baranatinya ngo kuko byari bigaragara yuko Nimurode atari Imana. And his father was already defeated. Cyane ko se Kushi we yari yaramaze gutsindwa. They did not know where to go from there. Aho ngo bari bamenya bari buze kwerekezayo, byari bibacanze. And that's where the next part of the story brings the real twist and connection. Ngo niyo mpamvu inkuru yindi igiye gukurikira ariko izanira kugoreka kwa nyako ndetse igahita inahuza. Ihuza iyo nkuru niyo igiye gukurikiraho. The answer actually came from a woman. Baba no bashoboye ngo igisubizo cyavuye kuri inde? Umugore. The whore. Maraya. But just recapping, the story of Nimrod is very simple to understand. Ngariko dusubiye noneho kurebaho nanone tugereje inkuru ya Nimurode ni ikintu cyoroshye gufata. A man in the beginning claiming power over the other people
ngo umugabo mu ntangiriro wihaye ubutware ku bandi bantu, claiming himself to be God. yiyita Imana. It's a simple, easy concept to get. Ako ni akantu koroshye, umugabo wihaye ubutware ku bandi bantu ngo abayobore ndetse akiyita n'Imana. The real twist starts, like I said, with the woman. Ngo kugoreka kwa nyako nk'uko nabivuze kwatangijwe nande n'umugore. This woman who comes into this picture is Semiramis. Ngo uyu mugore kuri iyi foto niwe bita Semiramis. Semiramis was the first wife of Cush. Semiramis yari umugore wa mbere wa Kushi. She also was the mother of Nimrod. Akaba na mama wa Nimurode. She claimed to be divinely born. Ngo we yitaga yuko yavutse ku buryo bw'ubumana, divinely born. After Cush lost power, in order to stay in power, she did the unthinkable thing, in our modern opinion. Ngo nyuma yuko Kushi abuze ubutware, ngo yakoze ikintu umuntu atatekereza muri iyi si yacu ya none. Ni igiki ubwo? She married her son Nimrod. Yewe we yashingiranywe n'umuhungu we Nimurode. Yesu we, ni iki amahano kuva kera cyane. And shortly after Nimrod was killed, she became pregnant and found another way to stay in power. Ngo nyuma yuko Nimurode yishwe, ngo yaje gutwita, ngo ababonye ubundi buryo bwo kuguma ku butware, ayoboye ubwo. She told the people it was the spirit of Nimrod that impregnated her. Ngo yeretse abantu yuko ngo ari umwuka wa Nimurode wamuteye inda, umubeshyi. She claimed she was having a virgin birth from the spirit of Nimrod. Ngo avuga yuko agiye kubyara mu buryo bw'ubusugi, inda yatewe n'iki n'umwuka wa Nimurode. Semiramis slept with no man and was impregnated by Nimrod's spirit, she claimed. Ayivuga yuko ngo atigeze abonana n'undi mugabo uwo ari we wese, ngo ahubwo n'umwuka wa Nimurode wamuteye inda. Nimrod was now a father and Semiramis was the mother. Nimurode ubu ahita papa w'uwo mwana uzavuka, Semiramis aba mama w'uwo mwana uzavuka. Dore abantu be bataye ibyishimo. Dore iyi niyo ntangiriro yo gusenga Imana mu buryo bw'umugabo n'Imana mu buryo bw'umugore. Mwabyumvishe masculinity y'Imana bahise bayizanamo noneho femininity. Femininity nuwo Semiramis. Is the primary driver of polytheism. Iki nicyo kintu kibanze usanga polytheism igenderaho. But most people never make the actual connection. Ariko abantu benshi ntabwo babasha kubihuza neza, ntibabona guhuza kwa nyako kubirimo. You see, Semiramis was able to convince Nimrod's followers that her son was the fulfillment of God's prophecy about Jesus in Genesis 3:15. Ngo Semiramis yabashije kumvisha abayoboke ba Nimurode ko umwana uzavuka ari ugusohora ku isezerano ryavuzwe mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15 rivuga ku buhanuzi bwa Yesu. Yewe we. And I will put enmity between you and the woman. Ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, and between your seed and her seed. No hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Uzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. The people believe that her son will be the savior to defeat the serpent. Abantu bizera yuko urubyaro rwe ari rwo ruzaba umucunguzi rukanesha ya nzoka cya kiyoka. It was actually the serpent they'd be worshiping. Kumbe batazi yuko ya nzoka ariyo bazaba bari gusenga. Yewe we. She managed to convince her followers that Nimrod did not die but he ascended to the sun. Yabashije kumvisha abayoboke ba Nimurode yuko Nimurode atigeze apfa, ahubwo yazamuka akajya mu izuba. She claimed it was the rays of the sun god, Nimrod, that caused her to conceive. Aravuga ngo ni imirasire y'Imana y'izuba, ariwe Nimurode, ngo yamurasiye abasha gutwita. Yewe we. He was now to be worshipped now as Baal, the sun god. Ngo noneho bajye bamusenga nka Bayali, Imana y'izuba. She made herself a goddess, maze we ahita yigira Imana kazi. That she was divinely created. Avuga yuko yari mwe mu buryo bw'ubumana. She was in fact the moon goddess. Yari She had Imana. to believe she came down to the earth from the moon in a giant moon egg that fell into the Euphrates River. Yari Imana kazi y'ukwezi. Ngo we yavuze yuko yakomotse ku igi rinini ryavuye mu kwezi rikamanuka rikagwa mu ruzi rwa Ufurate, nuko ngo yabayeho. The queen of Babylon, aka Madonna, aka Semiramis, became known as the moon goddess Ishtar, which can be pronounced as Easter. Ngo umwamikazi w'i Babuloni uzwi nanone nka Madonna, uzwi nanone nk'Imana kazi y'ukwezi, ari we Ishtar. Ngo ushobora kuvuga Easter. Easter murayizi.
and her moon egg became known as Ishtar's egg. Ngamagi ye aza kwitwa ngo amagi ya Ishtar's eggs. You know, Christians should really take this into understanding when they falsely celebrate that pagan holiday Easter. Ng'abakristo bakwiye kwitonda bari kwizihiza uriya munsi w'abapagani bita Easter. Now the son's name was Tammuz. Izina ry'umwana wavutse ninde? Tamuzi. Ngo niwe Yesu ariko ibinikira. Yewe we. He was now the son of God. Ngo noneho yabaye umwana w'Imana. Rero abantu sinzi no mu kubona icyo ibintu biri gushaka kuvuga. Urebye ngo karaka Tamuzi karakana ngo ni Yesu, hanyuma uriya ngo ni Mariya. Nuko ubwo bihagaze ubundi. He was a sun god reborn. Ngo yari Imana y'izuba. Ngo yari Imana y'izuba isubiye kuvuka. Ngo yavutse ryari muri winter solstice. Winter solstice ni ryari? Ni umunsi uba ku tariki 25 z'ukwa 12 mu gihe cy'ubukonje mu bice by'Iburaya no mu majyaruguru ya Amerika, mbese mu majyaruguru y'isi, mu northern hemisphere. Bigaterwa n'uko izuba riba ryamanutse rikaza mu gice cy'amajyepfo y'isi mu southern hemisphere ku murongo wa tropical of Capricorn. Icyo gihe Iburaya haba hageze, iyo niyo bita winter solstice. Ngo none nicyo gihe ako kana kavukiyeho ka Tamuzi. This is where you get the Madonna portrait from, where you see the mother god holding the son of God. Ngahanga niho ubona kiriya gishusho cya Madonna kiva, ngo cyangwa se ukabona Imana y'umumama gitaruye Imana y'umwana. Muri kumubona uriya ni Mariya nande. Later Tammuz was killed by a wild pig. Ngo nyuma Tamuzi yaje kwicwa n'ingurube y'ishyamba, ubwo ni isatura yayigize akase. Semiramis, now Ishtar, said he ascended to the sun like his father, and now are a union. Semiramis ubu twamaze kubona ko ari Ishtar, abwira abantu be yuko ngo Tamuzi yazamuwe akajyanwa mu izuba kwiyunga kuba umwe na se. Yesu we, ni nkuru ya Yesu neza cyane. Muzi Yesu akiva ku musaraba ngo yarazamuwe ajya kwicira buryo bwa data. Nuko after Nimrod, Semiramis continued on with their worship and sacrifices. Ngo nyuma y'ibyo Semiramis n'abamuyobotse bakomeje gutamba ibitambo. But because of Shem and their constant defeat by God, they changed their approach. Ngo ariko kubera Shemu yahoraga banesha kubera Imana, bahise bahindura uburyo. What was once done out in the open will now be done in secret. Ngo ubungu byakorerwaga ahagaragara bitangira kujya bikorerwa mu rwihisho nk'ibanga. All practices driven from Cush and Nimrod, stemming from the channeling of spirits, will now be done in the dark. Ngo ibikorwa byose byakorwaga bikuwe kuri Kushi na Nimurode bigahuzwa mu buryo bwo guhuza imyuka, channeling spirit. Ngo noneho bizajya bikorwa mu ki? Mu mwijima, ubwo mu rwihisho. Ibintu bya channeling aho abantu babikora ari biteye ubwoba, muzi bibaho. Noneho bita bibiki ubwiru. Completely revealed to those worthy. Ubwiru buhishurirwa abo babukwiye. The high priests and priestesses. Abatambyi bakuru ndetse n'abatambyikazi bakuru. Based from the story of Nimrod, the mystery religion was created. Ushingiye ku nkuru ya Nimurode, idini ry'ubwiru ryagize rite, ryararemwe, ryarakozwe. This religion spread among the different ancient empires of Babylon, Egypt, Persia, Greece. Aravuga ngo iri dini ryakwirakwiye mu bwami bwa kera, ubwami nka Babuloni, Misiri, Ubugiriki, Ubuperesi, and Rome. Roma. Paganism is. Ngo nibwo bupagani. The purest definition of it. Igisobanuro rwose cyuzuye gisobanura ubupagani ni paganism is the collection of all polytheistic beliefs. Aravuga ngo ubupagani ni uruhuri rw'imyizerere yo mu mana nyinshi, polytheistic beliefs, centered around a central belief. Ngo bugiye buzengurutse imyizerere rwagati, imyizerere mbese shingiro. Ubwo ni iyihe? The stories may change, the names of the gods may change, but there are always three central figures and a very specific structure. Ngo inkuru zishobora guhinduka n'ibiki bigahinduka, ngo ariko usanga buri gihe byose byubakitswe mu buryo bumwe. Nuko umupapa, umugore, umwana. Father God, who is the sun god, the mother god, who is the moon goddess, and the son of God, who is the sun god reborn. Ngo umupapa ariwe mana y'izuba, umumama ariwe mana y'ukwezi, ndetse n'umwana ariwe imana y'izuba isubira kuvuka. Yaribyaye. Nimurode yaribyaye, yibyara kurinde kuri Tamuzi. Depending on what nation or culture you are from, they went by different names.
ngo bitewe n'igihugu cyangwa se umuco ukomokamo ngo bifite amazina atandukanye. Mwabibonye Imana y'izuba ari we papa w'Imana, Imana y'umupapa, Imana y'ukwezi ariyo Mana y'umumama, noneho Imana y'izuba isubira kuvuka ariyo mwana w'Imana, umwana w'Imana. Iyo tuje i Babuloni tubona Imana y'umugabo iba nde? Nimurode, twamubonye. Hanyuma Imana y'umugore ikaba nde? Semiramis. Imana y'umwana Tamuzi. Mu Misiri Imana y'izuba ni Ra. Ababonye filime ya Mose cyangwa se amategeko 10, 10 commandments, izi Mana mu Misiri twarazibonye. Tubona n'uburyo Imana biriya byago yateje kwari ugukosora bene izi Mana. Dore Imana Ra, icyago cya 9 cy'ubwira kabiri bwamaze iminsi 3 bumeze nk'igikorwaho buri muri Sovide. Bwakosoraga iki? Iyi Mana. None Imana y'umugore Isis, Horus. Tugiye mu Bugiriki ni Zeus. Tugiye Roma Jupiter muzi cyangwa se Jupiter wa mubumbe. Iyo umugore Diana, iyo umwana Apollo. Ukomeza ahangaha mu Baviking Odin, Joro, Toro. Mu Bahindu Vishnu, Chandra, Krishna. None ureba hano sasa hehe muzi ngo se ibira bintu bavuga kabona biri gupfa guhuza n'ibyo dusanzwe tuzi kubusa. Roman Catholic cyangwa se Katolika y'i Roma, Imana y'izuba cyangwa se Imana y'umugabo ngo ni Imana. Mwabonye ibyo dusanzwe tuzi. Ngo Imana y'umugore cyangwa se mama w'umwana ngo ni umwari Mariya. Ngo umwana wavutse ngo ninde? Ni Yesu. Mwitonde ubanza abantu badasenga Yesu umwe. Ikizakubwira ko Yesu usenga atari Yesu ahubwo ari Tamuzi, nuko uzasanga aho uteranira, aho usengera basenga n'Imana y'umugore bafite nuko bimeze. Gukomeza katurebe reke gutinda mu magambo. But they all follow the same structure: Father God, Mother God, and Son of God. Avuga ngo nubwo byabimeze gute usanga biri mu mazina menshi atandukanye ariko byubakitse mu buryo bumwe. Gutyo Imana y'umugabo, Imana y'umugore n'Imana y'umwana. This chart illustrates the God and goddess worship of the pagans of different cultures, empires, and religions. Aravuga ngo iyi tableau kubona hano igaragaza izo mana mu bihugu bitandukanye gutyo. It can be quite confusing because there are many different names and stories depending on the nation, region, or culture, but this should give you a strong enough example. In Babylon, the sun god or father god was Nimrod. The moon goddess or mother god was Semiramis. And the son of God, the sun god reborn, was Tammuz. In Egypt, the sun god was Ra. The moon goddess was Isis. And the son of God was Horus. In Greece, the sun god was Zeus. The moon goddess was Artemis. And the son of God was Adonis. In Rome, the sun god was Jupiter. The moon goddess was Diana. And the son of God was Apollo. In Nordic culture, that's the Vikings. The sun god is Odin. The moon goddess was Joro. And the son of God is Thor. In Hindu, the sun god was Vishnu. The moon goddess was Chandra. And the son of God was Krishna. In Roman Catholicism, now this is where most of the trouble and deception comes from, because the sun god is what many refer to as God. Aravuga ngo iyo tugeze kuri Katolika y'i Roma ngo niho usanga amayobera atangiye kuzira. Imana y'izuba niyo benshi bita Imana. The moon goddess is the Virgin Mary. Imana y'ukwezi ngo niyo bita umwari Mariya. And the son of God Isugi Mariya. Hanyuma umwana w'Imana ninde ngo ni Yesu. Hara ntago bagakwiye kwabandika. Nibiki ni inyuguti kweri. Inyuguti nkuru. Ntabwo ari byo. Now this is not to get confused with the true story of Jesus. Ngibi ntibize kubacangana inkuru ya nyayo ya Yesu. Ntibibacange. While we believe in Mary, we do not worship her as a goddess and we don't refer to her as Mother God. Niba twizera Mariya ntitumusenga ndetse nitumufata nk'aho ari Imana. Twebwe there is only one true God. Kuko hari Imana imwe rukumbi. Imana imwe. This is confusion that was put into the world by the Roman Catholic Church. Ngubonda niyo mayobera yavuye hehe muri Katolika y'i Roma. Who mix their pagan gods
with the story of Yeshua. Baje bakavangamo imana yawe y'abapagani mu nkuru ya Yesu bagahita bamwinjizamo. Ahantu byavuye tuzakomeze kubana muzabibona. I will be doing a video to show the evidence. Ngazaba akora iyo video yerekana ibihamya. The main point is though Satan has strategically created the same story, there are significant differences. Ngo Satani yaremye inkuru imwe ngifite ubusobanuro bugiye butandukanye. Satani n'ubundi murakizi cyo nuko ugenda ibintu by'Imana kikabishishura kikabirya kopi ugasanga cyabigoretse nuko akora. It's impossible not to see the connection from all the stories of these gods and goddesses. The easiest distinction you'll find when identifying pagan worshippers is they worship both Father and Mother God. Aravuga ngo ntibishoboka kuba utabona itandukano ry'ibi bintu rwose ngo kuko aho bitandukaniye uhita ubibonera abasenga imana y'ubupagani ngo nuko usanga basenga imana mu misengere yabo harimo imana y'umugabo n'imana y'umugore, Father God, Mother God. If there is both a masculine and feminine God in the belief system, ngo nuzasanga muri system y'imyizerere yanyu harimo masculinity na femininity, ubugabo n'ubugore. They are pagan. And that was and is the predominant belief in the world from the ancient times. Wakandi niyo yahoze ari imyizerere ishingiro, imyizerere ya kera cyane. This is what religion was founded upon. Ngo ni idini wasangaga rishingiye. There were many other gods, but there was always a hierarchy, and this god structure was at the top. Ngo ashobora kuba hari izindi mana nyinshi cyane. Umana bwishi cyane. Murabizi nk'umana noza Rasheli yavanye kwa ntuza. Yavanye kwa se igihe Yakobo yimuraga umuryango we. Nk'ubwo bumana bwishi ubwo ngubwo ngo buri munsi ngari kugasanga ku gasongero ninde nabo ngabo bariyo batamuzi Semiramis na Nimurode. This whole belief Nimurode. system was only challenged by the Israelites, who claimed they were in communication and the chosen people of the one true God. Aravuga ngo iyo myizere yose yagendaga ihura n'imbogamizi nk'uko Nimurode na ba Semiramis bagiye bahura n'imbogamizi igihe ya Shemu, ngo n'ubundi iyo myizere nayo imeze gutyo kwizera mu mana myinshi yagiye ihura n'imbogamizi yande y'Abisiraheli baratoranijwe n'Imana yacu Yawe, Imana nzima. The battle of monotheism versus polytheism then became fully in effect. Ngo bitabe urugamba rw'iki monotheism iri gufatanye na polytheism, mbese ubwo abasenga imana imwe n'abasenga imana nyinshi. One God versus many gods. Imana imwe ihanganye n'imana nyinshi. Ubundi bari abihaye kushaka kwigana ubutatu butagatifu bageze ku hamwuka wera birabananira bahita binjizamo umugore. Ariko si ukubananira bari bariho bahangana na ya masculinity y'Imana. Nimrod, Semiramis, and Tammuz were immortalized and then worshipped. Ngo Nimurode na Tamuzi na Semiramis bagiye bagenda bakabahinduranya uko ibihe byagiye bihinduka babasenga kugeza ubwo mu gihe cya none uwari Nimurode, Semiramis na Tamuzi oya ubwo turavuga i Roma uwari Jupiter, Diana na Apollo bahita babande bije mu bya gikristo bahita Imana, Umwari Mariya na Yesu. Names being different, but underlying point of the story is clear. Now with all these sun gods and moon goddesses, another similarity is that they all were birthed from the same father. Aravuga ngo ihuriro ry'Imana y'izuba n'Imana y'ingore ngo nuko aho bihuriye byabyawe n'Imana imwe. This father is the ultimate God. Ngiyo Mana ise wabo akaba ariyo Mana ibakuriye. Imana nkuru ubwo ninde ni cya Rusofero. He has told the lie that he is the creator and bearer of light, of knowledge. Ngo yatanze ibinyoma, yavuze ibinyoma byo kuvuga ngo niwe muremye ngo ndetse n'ufasha urumuri. He is the Father God, like referenced earlier. Ngo niwe Imana y'ingabo. Hariho kaga gatonda mudashyiraho ga nkuru. Ubwo nanjye ni umwumva ndi kuvuga Imana. Ndi kuvuga intoya ntabwo ari inkuru. He is the main connection that most people do not make. It's that all these names refer to actually one God. Ngo kuko aya mazina yose usanga ari kuvuga Imana imwe. Satan, Satani, Lucifer, Lucifero, Bayali, many other names. N'andi mazina yose nuko uko bayagira kose ni Satani. He had many different names in many different cultures. Ngo afite amazina menshi mu mico igiye itandukanye. In Babylon he was Baal. I Babuloni ni Egypt he Bayali. was Ra. Mu Misiri ni Ra. Greece he was Zeus. Mu Bugiriki ni Zeus. In Rome he was Jupiter. I Roma ni Jupiter. In Hindu he was Indra. Mu Bahindu ni Indra. Israel he was Molech.
noneho yewe mu Bisiraheli ninde yari Molak? He was the founder of these religions and the ultimate hierarchy of the gods. Ngo ne washinze iri dini ndetse ari uri ku rwego rwo hejuru ku gasongero. This was the religion, but it Iryo all ryari is Lucifer. itorero. Ariko byose yari Lucifero. Satan has both masculine and feminine qualities. Ngo Satani agaragara nkaho afite ubugabo ndetse n'ubugore. The Most High does not. Ariko Imana isumba byose ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze. This pagan belief is all directed towards one goal. Aravanga iyi myizere y'ubupagani yose nta handi irakurura ishyira ku ntego imwe. It was the goal that Cush and Nimrod both had from the beginning when they established their empire. Ngo intego nta yindi ni ya ntego yo Kushi na Nimurode bari bafite igihe bari bashiraho ubwami. The ultimate goal is rebellion against God. Intego nyamukuru ni ukwigomeka ku Mana. In order to defeat the Most High and have the world worship Baal as the father god, Ngo kugira ngo baneshe Imana nuko isi yasenga Bayali nk'Imana ngabo. the mother god Ishtar N'Imana y'umugore Ishtar will again have a virgin birth from Baal, nanone ngo izabyara ku buryo bw'ubusugi ibyaranye na Bayali, birthing the savior Baal reborn. ari izabyara umucunguzi. Ubwo n'umucunguzi wabo ari we gusubira kuvuka kwande kwa Bayali, Mana y'izuba. This will bring about their rule and dominion again on earth. Ibi bizahita bitugeza hehe? Ku buyobozi bwabo n'ubutware muki mw'isi niyihe New World Order. Iyo yo iriho iraza. It's the same story over and over. Regardless of the name of the god, the story and the prophecy are the same. This is the ultimate goal and main deception of Satan. Ngo iyi niyo ntego yabo nyamukuru, ndetse ari nabyo kinini cy'ubeshyi bwa Satani. This is where paganism starts. Ngo ni ubupagani butangirira. And the story will not end until their lie is complete. Ngo kandi ntabwo iyi nkuru izarangira kugeza ubwo ibinyoma byabo bizagira ute bizuzura. Bizatwara abandi ab'Imana amaraso turiho. Now you must understand there are plenty that worship Satan as God already. Ngo ikintu ugomba kumenya ni iki? Nuko hariho benshi basenga Satani nk'Imana barahari. Knowing completely in whom they serve. Bazi neza uwo basenga. But there is a majority that worship these three gods through other names. Ariko hariho benshi basenga Imana mu yandi mazina. Ubwo hari abandi benshi basenga Satani ari mu yandi mazina. Ubwo bo ntibaba babizi. This needs to be understood that they are actually worshiping Satan through deception. Ibiro bigomba kumvikana yuko baba bari gusenga Satani binyuriye mu ki? Mu binyoma batabizi. Many of today's practices and traditions are centered around this deception. Aravuga ngo byishi mu migenzo y'iki gihe usanga igenda ishingira kuri ibi binyoma. You now have a base foundation for stronger understanding and connections. Ubu ngubu noneho umaze kugira urufatiro rwo kumva bikomeye ndetse n'uburyo wahuza. Satan is the master deceiver. Aravuga ngo Satani niwe mubeshyi mukuru. This is how he will unite the world to worship him. Nucyo azahuza isi kugira ngo imusenge. None se ubundi buryo azakoresha ni ubuhe? Azaza avuga ngo dore njye ndi Satani mu nsenge bibaho. Mu binyoma nk'uko yakoresheje Eva ngo acumure binyuriye mu kumubeshya. Nani ko azabeshya isi? They already are. They've been doing it in his name through silence and secrecy for thousands of years. Ahubwo baratangiye ngo buse ibi bintu amaze imyaka myinshi bari kubikora mu ibanga. He has created many gods and beliefs centered around him. Yamaze kurema imyumvire n'imana nyinshi zigenda zimuzengurutse zimugaragiye. That people all around the world accept and worship. Abantu ku isi bamaze kwemera bakanazisenga. People like to go back to the ancient days and refer to spirituality. Ngo abantu bakunze kujya mu minsi ya kera kure ugasanga bari kwiga ku buryo bw'imyuka yabo, mbese uko bari bameze mu misengere yabo niko nabivuga. But what they don't recognize is that these beliefs all center around Satan. Ariko icyo batamenya nuko iyo myizere yose igenda izenguruka kurinde kuri Satani niwe ihurizaho. Satani niwe urimo rwagati. It doesn't matter which God it is they choose, because if it's not true belief in Jesus Christ, ntacyo bivuze imana iyo ariyo yose baba barahisemo, kuko ntabwo ari imana nyakuri. True one, not the one mixed in with the pagan beliefs. It will lead everyone to Satan. Ntabwo baba barahisemo Yesu Kristo atari umwe wavanzwemo n'imyizerere y'abapagane. Uwo nguwo uzayobora abantu kwande kwa Satani. This is the part of the great deception. Iki nicyo gice cy'ibinyoma bikabije. Like I said, there was only one challenge to the system and structure. Ariko ngo muko nabivuze, iyi myubakire y'izimana yagiye ihura n'iki imbogamizi imwe.
there was only one line of people, one nation that said there was only one true God and that there was no feminine nature to him either. ngo hari ishyanga rimwe ryatoranijwe n'Imana ryo ryahoze rivuga ngo hariho Imana imwe rukumbi idafite femininity yayo mu miterere yayo. He was the Most High and they had a covenant with him. Ni Imana isumba byose ngo kandi bajyanye isezerano nawe. This one nation was from the line of Shem and this was the Israelites. Ngo iri shyanga nirikomoka kuri Shemu aribo Bisiraheli. The 12 tribes of Jacob. Imiryango 12 ya Yakobo. Dore ahangaha uri kureba aya mashusho kuyabona n'ubuhanuzi bwa Yakobo igihe yaragiye kugira ate yaragiye kuva mu isi y'abazima n'ucyajya araga abahungu be araga Rubeni avuga ngo ni nk'amazi agira ngo kuko yuriye igisasiro cyase Simiyoni na Lewi ngo n'abanyamujinya kubera uburyo bagiye guhorera mushiki wabo. Hanyuma Yuda mwabonye inkoni y'ubutware gukomeza wabisoma. Without them, mu itangiriro igice cya 49 niho wabisanga. None aravuga ngo abangaba batariho, there will be no difference in the story of religion. Mu nkuru y'itorero nta kinyuranyo kiba cyarajemo. Imana ntabwo yabyemera. Ntabwo yabyemera ngo abantu bigarurire isi gutyo. Ntabwo yabyemera. Watch my next video to understand their part. Ngo reba video zikurikira ngo bashe gusobanukirwa uruhari bagize. This video is used to break down all the lies and misconceptions surrounding religion. Ngiyi video yakoreshwa kugira ngo ibashe kumenagura ibinyoma byose byari bigiye bizenguruka ubukristo, particularly Christianity. cyane cyane ku bukristo. It's not a white man or European religion. Ibi ntago ari byo ku bazungu cyangwa se abanyaburaya. It is not something used for control or enslavement. Ntabwo ari ikintu gikoreshwa kigenzura abantu cyangwa se ngo gishyira abantu mu bubata. Except for those who purposely misuse it. Ngo kensa bo ngabo babikora ku bushake bakabikoresha nabi. Mbese ubwo bashatse kuvuga ngo abantu bakoresha nka Bibiliya cyangwa se ibwiriza butumwa nabi rigambiriye gukoresha abantu ngo babahe ibyo bashaka cyangwa se bigisha kubw'indamu zabo. It is in fact paganism which is used for this very goal of control and enslavement. Ngo kandi abo ubupagani bukoresha ibingibi gufata abantu bugire abantu imbata. Paganism is actually a European religion, also an African religion, and many other cultures' religion. Aravuga ngo ubupagani rero bwabo bw'abanyaburaya bwabo bw'abanyafrika bwaba ahariho hose bwahaba. Because it went throughout the whole world. Kuko bwakwira ku isi hose. Whenever you hear any religion with that 3 God structure, ngaho uzumva idini ryayo ryose ryubakitswe mu buryo butatu, and many other gods below them, none ifite n'izindi mana nyinshi munsi, no, this is paganism. uzaye tumenya ko bwari ubupagane. And beware of all the traditions and cultures that surround the worship of them. Ubundi uhite witondera iki imigenzo n'imihango ibuzengurutse ijyanye n'imyizerere yabo. A lot of the prophecy matches God's true prophecy of the Messiah through Jesus Christ. Aravuga ngo ubuhanuzi bwishi buragenda bugahura n'ubuhanuzi nyakuri bw'Imana buvuga kuki kuri Yesu Kristo. Satan, the deceiver, has used God's plans to deceive man. Hanyuma Satani uyobya akoresha iyo migambi kugira ngo abeshye abantu. This is what an antichrist is. Dore ngo uyu niwe antichrist, nicyo antikristo aricyo. The basis and understanding of this information will allow for greater understanding of the traditions the world keeps. Aravuga ngo ishingiro ryo kumva bene aya amakuru yibanze cyangwa se fatizo by'ibi bintu, allow for greater understanding of the traditions the world keeps. Ngo bizagufasha kumva imigenzo isi ikora ku kigero gikomeye. Reba nka Halloween around the world. Halloween ku isi runafashe n'uruntu rw'uruhaza baba bafashe bagacukura bagakoramo ishusho ngo ni y'iki y'idayimoni giteye ubwoba. Hanyuma mwe imbere bagashyiramo buje bakamurika ngo bikagaragaza nk'isura y'ikidayimoni. Halloween ni umunsi uteye ubwoba. It will make you think about what God you actually might be serving without true actualization. Ngibi biraza gutuma usobanukirwa Imana wasengaga utarubizi. Ubwo ni ku ruhande rw'abasenga Imana igizite ya Mana twabonye ifitemo Imana y'ubugore mu myizerere yabo. The key points to know are Lucifer is the sun god. Ikintu cy'ingenzi cyo kumenya nuko ugomba kumenya yuko Lucifer ari iki, Imana y'izuba. The birthday of the sun god is December 25th around the winter solstice. Aravuga ngo kandi isabukuru y'amavuko y'Imana y'izuba niba muri winter solstice matariki 25 z'ukwa 12. The time when the sun is closest to the earth. Ngicyo nicyo gihe izuba riba ryegereye isi.
Pagans worship the moon goddess, goddess Diana, Ishtar, and her many other names. Aravuga ngo imana y'ukwezi yo ngo usanga bayisenga nk'imana kazi Diana, Ishtar, Isis, Semiramis n'andi mazina menshi nk'uko twabibonye. She's the female fertility deity. Ngo ni imana kazi y'urubyaro. Ngitanga urubyaro. The virgin mother of God, the umwari mama w'Imana. whore of Babylon. Maraya wa Babuloni. She is worshipped on Easter. Usengwa cyari ku Easter. To celebrate her return each year. Aricyo giye kwizihiza kugaruka kwe buri mwaka. This is just a summary of paganism. Ngo yari incama cy'ubupagani. She provoked thought in you to make connections with traditions, beliefs, and customs in your own life and review them. Bikwiye kugutera kureba imigenzo n'imihango ubona mu buzima bwawe ukayigaho. And to grow stronger in your belief of the true Savior, Jesus Christ. Ubundi ugakura mu kwizera kwawe wizera umucunguzi wawe Yesu Kristo, ubundi ukamumenya. Learn about him in the Word of God. Umwige muki mu ijambo ry'Imana, soma Bibiliya. I love you all. Ndabakunda mwese, nanjye Didier ndabakunda mukomeza kuba amahoro, tuzasubira ubutaha. Bye.